Bayikaze kuri Mukire Entertainment. Nicki Minaj ni umwe mu bagore bake ku isi batunze miliyoni y'idolari. Ni umugore udasanzwe. Reka turebere hamwe amagambo atanu y'inama agira urubyiruko. Ni umugore wabashije kuba umutsinzi muri ubu buzima ku buryo ukuriye kumva aya magambo y'inama agira urubyiruko nawe ukabasha kugira byinshi uhindura mu mikorere yawe. Nicki Minaj ni umukire, ni umugore w'icyamamare wabashije kugera kuri byinshi muri ubu buzima. Reka twumve aya magambo y'inama eshanu agira urubyiruko. Nicki Minaj. Narangije kuba ikaze kuri Mukire Entertainment. Je nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe kanda subscribe. Niba warayikoze uri umuntu w'umugabo cyane kanda like. Kandi iyi video uyisangiza indi nshuti yawe nayo ikeneye kumva aya magambo y'ubwenge. Nicki Minaj. Reka turebere hamwe mu mateka ye magufi, hanyuma mbagezeho aya magambo atanu y'uyu mugore agira inama urubyiruko, kuko ni umwe mu bagore ku isi babashije kuba successful, babashije kugera ku ntsinzi ku gasongero k'ubuzima, dore ko ari umwe mu bagore bake ku isi batunze miliyoni y'idolari. Nicki Minaj. Amazina yishwe n'ababyeyi: Onika Tanya Malaji. Aya niyo mazina yiswe n'ababyeyi. Yavutse tariki 8 z'ukwa 12 1942 i Trinidad and Tobago. Yaje kwimukira muri New York. Ababyeyi be baje kwimukira muri New York ubwo Nicki Minaj yarafite imyaka 5. Iki gihe nibwo yatangiye kwibonamo intego cyangwa se inzozi z'ubunyamuziki, ubwo yatangiye kujya ajya kwitabira ibitaramo by'abahanzi batandukanye, ndetse biza kugera mu mwaka wa 2000 atangiye kwinjira mu ruganda rw'umuzika. Nicki Minaj mu mwaka wa 2000 yatangiye kwigaragaza nk'umukobwa muto ufite impano idasanzwe. Bidatinze mu mwaka wa 2007 yakoze mixtape yakunzwe cyane, iramumenyekanisha ku rwego rudasanzwe, yise Playtime is Over. 2008 akora n'indi yise Soca Free, nayo yarakunzwe ku rwego rudasanzwe. 2009 akora indi nayo yaje kumugeza ku rwego rudasanzwe. Mu mwaka wa 2010 yakoze album ikomeye cyane yatumye isi yose imumenya, natwe ubu ngubu tukaba turi kumugarukaho. Nicki Minaj. Iyi album yise Pink Friday, album yase ikundwa cyane kuri Billboard Hot 100 ndetse na Billboard 200, ku buryo uyu mugore yasaba icyamamare, umustar ukomeye cyane, atangira kubona n'ibiraka byinshi cyane. Isi yose iravuga ati hari umukobwa witwa Nicki Minaj udasanzwe. Iyi album Pink Friday ni imwe muri album zamuhinduriye ubuzima ku rwego rudasanzwe. Yatumye yegukana ibihembo bikomeye cyane, harimo nk'ibihembo bya BET Award, MTV Award, ndetse aza no kuri Billboard Hot 100. Iyi album yamukoreye akazi kadasanzwe. Nicki Minaj yakomeje gukorera amafaranga menshi cyane anyuze muri ndi business zitandukanye zifatanyije n'umuziki, aho yakoze ibitaramo byo ku mateleviziyo, yitabira ubukangurambaga bwo kuvuganira abagore, akora n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye bigamije gusigasira umuco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko uyu mugore yakuriye mu mujyi wa New York. Reka turebere hamwe amagambo atanu. 10 motivational quotes for Nicki Minaj to the young people. Yes, motivational quote from Nicki Minaj for the young people. Yes, amagambo atanu. Reka turebere hamwe amagambo atanu uyu mugore inama agira urubyiruko, hanyuma nawe ukuremo iryawe kabisa ryagufasha guhindura byinshi, guhindura imibereho yawe, kuko umuntu wabashije kuba umutsinze muri ubu buzima, wabashije kuba successful, byanze bikunze ntabwo yabura ijambo ryiza agusigira ry'uyu munsi kabisa. Nicki Minaj. 10 motivation quotes. Yes, irya mbere: the only limit that exists are one you place on yourself. Imipaka ya mbere wishyiriraho, ni imipaka ya mbere kuzitira ni wowe wishyiriraho. Yes, societe ntukavuge ngo societe yagukiriye imipaka, ngo hari ibintu societe tumudakora cyangwa se ngo hari izindi nzitizi zo ku ruhande. Ibyo byose ni wowe ubyishyiriraho. Uyu ni Nicki Minaj. The only limit that exists are one you place on yourself. Inzitizi wishyiriraho nizo nzitizi zawe, naho iz'abandi zo abari iz'abandi nyine nta nubwo ziba zikureba urebye muri make. Iri ni ijambo ry'ubwenge. Motivational quotes Nicki Minaj kabisa. Ugomba kwikuriraho inzitizi zawe zose, kuko ibyo abandi bakuvugaho n'ibyo bakora byose ibyo ntabwo biba bikureba. Inzitizi utishyiriyeho ntacyo zagutwara. Uyu ni Nicki Minaj. Ku mwanya wa kabiri: your dream are valid. Inzozi zawe zigomba kuba zagutse bikomeye cyane.
mu gihe ubona ko inzozi zawe ntacyo ziri cyo, ubwo nawe ntacyo waba cyo. Ugomba gutekereza byagutse, ukagira inzozi ziremereye cyane, apana kugira inzozi ziri aho ngaho zidafite igisobanuro kizima gikomeye cyane. Uyu ni Nicki Minaj. Motivation ya gatatu, don't let anyone tell you that you can't do something. Uyu ni Nicki Minaj. Ntukemere umuntu umwe uwo ari we wese kuba yakubwira ko ibintu bidashoboka, mu gihe wowe n'umutima nama wawe wumva ko ibintu bishoboka, wumva wabishobora, wumva wabikora neza cyane. Ntukemere undi muntu uwo ari we wese kukubwira ko ibyo bintu bidashoboka. You ni Nicki Minaj. Don't let anyone tell you that you can't do something. Nicki Minaj kabisa. Ku mwanya wa kane, embrace your uniqueness. Time is too short to be living someone else's life. Yes, ugomba kugira ubudasa, umwihariko wawe ugutandukanya n'abandi, kandi ugakora ibintu byawe mu buryo bwawe, kuko buriya buri muntu wese avugana impano idasanzwe. Buri muntu wese aba afite ubutumwa agomba gusohoza mu gihe akiri kuri iyi si. Nawe rero umukoro ufite ni ukumenya umwihariko wawe, kuko amahirwe yawe ni nawo aba ashingiye kabisa. Ugomba kuvumbura umwihariko wawe, kandi ibintu byose ukabikora umutima wawe utagucira urubanza, wumva unyuzwe, kandi ibintu byose ukabikora mu buryo bwawe kabisa, kuko byanze bikunze impano yawe cyangwa se umwihariko wavukanye, amahirwe yawe ni nawo aba ashingiye. Ku mwanya wa gatanu, I'm not queen because I have king. I'm queen because I have my own. Ni umugore udasanzwe ufite amagambo akomeye cyane, amagambo meza cyane. I am not queen. Ntabwo ndi umwamikazi kuko mfite umwami. Oya, ndi umwamikazi bitewe nuko nabikoreye, bitewe nuko ndiwe. Uyu ni umugore udasanzwe, ni umugore umwe muri bake ku isi batunze miliyoni y'idolari, abikesha ubuhanga bwe mu muziki ndetse n'ubushoramari bukomeye cyane bushamikiye ku muziki. Arakubwira ati ntabwo ndi umwamikazi bitewe nuko mfite umwami. Oya, ndi umwamikazi bitewe nuko ndi umwamikazi nyine, bitewe nuko nabiharaniye. Uyu ni Nicki Minaj kabisa, afite amagambo meza cyane. Ni umugore wabashije kwigwanaho kabisa, ava mu buzima bubi cyane, ava kure cyane agera kure heza cyane. Nawe rero wamwigiraho byinshi cyane by'umwihariko muri aya magambo atanu atugejejeho. Kurikira ibindi biganiro hano kuri Mukire Entertainment. Urugero twavuze kuri Ernesto Che Guevara, inama 10 agira urubyiruko. Tuvuga kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, inama 10 agira urubyiruko. Tuvuga kuri Donald J Trump, inama 10 agira urubyiruko. Uyu munsi rero twivugiye kuri Nicki Minaj. Nabo tubwire ikindi cyamamare, haba mu bukungu, haba muri politike, wumva gifite amagambo akomeye cyane, tuzakigarukaho mu biganiro biri imbere. Nje nitwa Mr Sam. Niba wakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo cyane, kandi like, udusigire igitekerezo muri commentaire. Ndabashimiye cyane.